Imana yacu irakoze. Uwiteka Imana wongeye kuduha uyu mwanya mwiza kuri kino cyumweru cyiza cy'umugisha, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Aho muri hose ndabifuriza umugisha w'Imana muri Kristo Yesu. Aho muri hose ndabifuriza kurindwa n'imbaraga zisumba byose. Aho muri hose mugubwe neza, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo abarebe neza kandi abishimire. Muri kumwe na Pastor Mbanza ngira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Turasoma mu gice cyaho cya 32, dusome umurongo wa 29 gusa. Gutegeka kwa kabiri ibice 32, umurongo wa 29. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, bakita ku iherezo ryabo. Dusubiremo. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, bakita ku iherezo ryabo. Imana ishimwe. N'aya magambo umwanditsi yanditse agize ngo tuganire n'indirimbo ya Mose, agera ko hariya ku murongo wa 29, aravuga ngo iyo baba ari abanyabwenge bari kumenya ibi, bakita ku iherezo ryabo. Ndi kugira ngo uyu mwanya ubwire ngo igifite itangiriro kigira n'iherezo. Iyo uvutse tayari uba ugombe no kuzapfa. Iyo abatwara abanyabwenge, Bibiliya tubwiye ngo tuba dukwiye gutekereza ku iherezo ryacu. Ijambo ryarambwiye ngo iherezo, itangira ry'ikintu rita iherezo ryacyo. Ushobora gutangira neza ariko ukagira iherezo ribi. Kandi hano mu isi tuhari nk'abashyitsi, turi abagenzi. Niyo mpamvu ntawe ukwiye kwikomeza, nta n'ukwiye kwigira ukomeye, ko gukomera kose tugukesha Kristo, ariko byose bizarangira dupfuye. Iyo abatwara abanyabwenge tuba tumenya ibi, kuko umunyabwenge wamenye Imana akizera Kristo nk'umwami n'umukiza, naho yapfa, Imana ishimwe, azazukira ubugingo muri Kristo Yesu. Aho niho hari difference, niho hari itandukaniro ku bantu b'abanyabwenge bubaha Imana, bo nubwo bapfa biratuvuga ngo ni ugusinzira, bakazazuka bazukira ubugingo buhoraho. Nasomye ijambo rirambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ishimwe. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yaba uri umunyabwenge, ndakwifuriza gutunga ubwenge buva ku Mana. Ni byiza abantu bariga, tukiga amashuri atandukanye, primaire, secondaire, tukiga kaminuza, abantu bakagira ama lisanse, ama doctora, ama PhD, bakagira za profesora, bakagira za doctora. Ibyo byose ni byiza, ariko ubwo n'ubwenge bwa hano mu isi. Ariko Imana yatubwiye ngo iyaba twe twara abanyabwenge, tuba dutekereje ku iherezo ryacu. Ndakwifuriza kuri kino cyumweru, tekereza iherezo ryawe. Hari abo mwabyirukanye batakiriho, hari abavutse nyuma yawe batakiriho. Nta muntu n'umwe uzatura nk'umusozi. Igihe kizagera, kuko ubuzima bwacu bumeze nk'amazi ameneka ntayorwe. Ubuzima bwacu bumeze nk'igicu kiri uyu munsi wa none kitazagaruka. Ubuzima bwacu bumeze nk'uburabyo, burabya mu kanya gato, kandi kanya bukongera bukuma. Aho uri hose, mu cyubahiro cyawe, ku rwego uriho, ku myaka ufite, yaba uri umunyabwenge, uba utekereje ku iherezo ryawe. Icyo ukora icyo ari cyo cyose, ijambo ry'Imana rivuganye nawe ngo yaba uri umunyabwenge, bari gutekereza ku iherezo ryawe. Kugira ngo muri uyu mwanya cyangwa mu minsi isigaje, fata akanya utekereze. Ibibaze ngo uyu munsi ndiho, ariko ejo sinzaba ndiho. Ese nyuma y'ubu buzima nzaba ndihe? Ese ku rubanza rw'iteka nzarubonekamo, kandi nzabasha gutsinda? Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Nkwifurije kuba umunyabwenge, ubwenge buva ku Mana, kandi ubwo bwenge bukazagwa kugira iherezo ryiza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.